hari abantu iyo bajya gukizwa badasiga ubuhamya bwiza iyo bavuye, ariko ni byiza ko umuntu asiga ubuhamya bwiza aho avuye, bakamenya ati yabaye murokore, yakijijwe, ntagisangira natwe inzoga, ntabwo gisambana, ntabwo akiri umunyamatiku, yakijwe, abaye umwana w'Imana. Elisa yahise ahinduka umugaragu cyangwa se utozwa na Eliya kugira ngo azabe umuntu uzagira umumaro. Ubundi kugira ngo uzabe umukristo mwiza wakagombye kuba ufite nibura umuntu wigiraho, ko abatutangiriye Mugakiza bakwiye kuba urugero rwacu, tukigana ingeso nk'izabo nziza, mbi tukazireka. Byageze igihe rero nyuma yuko Elisa amaze gutozwa neza, biba ngombwa ko Imana ijyana Eliya bitewe n'ubusabane bari bafitanye. Ubushize twize ukuntu bahagurukanye nabo Igirugari, nasobanuye ko Igirugari bisobanuye gukebwa. Ni ahantu Abisirayeli bageze Imana itegeka kongera gukebwa ubwa kabiri, kuko Imana yongeye gutegeka gukebwa ubwa kabiri ni uko hari abantu bavukiye mu nzira batazi ibyo gukebwa. Narababwiye ngo gukebwa bisobanuriye gukizwa. Hari abantu bavukiye mu nzira baza mu nzu y'Imana ariko ibyo gukebwa batabizi. Umuntu akaza akigira umubatizo ibyumweru bingahe, agahita abatizwa, akajya muri korale, akaba umudiyakoni, ahashira imisako ni pastor cyangwa ni bishop ni apostle, ariko atarigeze avuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu Imana yashizeho kongera gukebwa mu butayu, kuko hari abantu bavukiye mu nzira batazi ibyo gukebwa. Urugendo rujya mu ijuru rushingiye ku gakiza. Yohana yatangiye abwiriza avuga ngo mwihane, ubwami bwo mu ijuru buri hafi, na Yesu n'iryo jambo yabanje rivuga ngo mwihane, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Agakiza kadashingiye ku kwihana no kwezwa ntabwo ari agakiza. Ikintu kizakagira agakiza nuko ukizwa ugahinduka ku ngeso. Byaje kugera igihe rero bakomereza Beteli. Beteli ni mu nzu y'Imana, naho twishimira imigisha y'Imana, ariko nanone si byiza kuza ngo uhite usaba imigisha ariko utarabanza gukizwa. Bakomereje Yeriko, nababwiye ko Yeriko n'ahantu Imana icisha umuntu mu kigeragezo bitewe n'uko atangiye gukura mu gakiza. Bakomereza kuri Yorodani, Eliya ashira umwitero we ku mazi, amazi acikamo kabiri, barambuka. Nababwiye ko aho ngaho n'ahantu Imana icisha umuntu mu kigeragezo kugira ngo akure. Baje gukomereza hakurya ya Yorodani, rero niho tugiye kureba. Turi mu gitabo ca kabiri c'Abami, ibice 2, umurongo w'9 kuri ayaho, ahavuga ngo nsaba ico ushaka cose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Nsaba ico ushaka cose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Ubundi tugiye kureba ninde usaba ico ashaka. Ubundi umukristo wese aba yemerewe gusaba icyo ashaka nk'umwana mu rugo kwa data. Wahita umbaza uti kuko ibyo nsaba byose ntahita mbihabwa kandi nkijijwe? Mu by'ukuri urakijijwe, Imana iguha umugisha, wagize neza guhitamo inzira yo gukizwa. Ariko Yakobo yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo mubyayishire ari ryanyu ribi. Iyo Imana irebye igasanga ibyo usabye ntaco bizamara mu bwami bwayo, kandi uri umwana w'Imana, ishobora kubanza kubikwima kugira ngo nigusubiza bitazagusubiza inyuma ngo uve mu nzira y'Imana. Nagira ngo mbaho urugero ruri hafi. Ubusa umwana muto wamuha urwembe ngo arukinishe? Oya, wamwangiza intoki. Ariko umuntu mukuru gukoresha urwembe si ikibazo. Hari ubwo usaba ikintu Yesu akareba agasanga ntiharagera, akabanza kukwigisha uko uzabana n'ico kintu. Kuko gusubizwa ni kimwe, ariko kubana n'imigisha Imana yaguhaye naco ni ikindi. Abantu benshi ntabwo bazi kubana n'imigisha Imana yabahaye. Abantu benshi bazi gukena, yenda ntibazi gukira. Abandi bazi gukira, ntibazi gukena. Hari umuntu ukira agahita acika mu rusengero, ntazongere kwikoza abakene, akabana n'abantu bari ku rwego rumwe gusa, ntabacubahisha Imana, agatangira no kujya mu byaha bikomeye bitewe n'uko yasubijwe. Hari abandi bantu bakena nabo bagahita biheba, bakava mu buntu bw'Imana kuko yabaye mu byo atigishwe kuba muri byo. Imana yishimira kudusubiza no kuduha imigisha, ariko ikabanza kureba imitima yacu izabyakira ite. Ese dufite imitima ishobora kuba hejuru y'icubahiro? Ni wubahwa uzakomeza kuba umuntu w'Imana. Niba warakijwe, Imana ikabigukunda, ikabona iguhaye icubahiro, yahita igutakaza. Kandi yaraguhaye agakiza gahenze kuruta icubahiro, izabanza kukikwima, ibanze kukwigisha kubana n'icubahiro. Ubanze kumenya ko ariyo ikura umuntu ku cavu, ikamuzamura, ikamwicarikana n'ibikomangoma. Izabanza kwigisha ko ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nibi ibona gasanga amafaranga usaba iyaguhaye wahita ucika mu nzu y'Imana, izagutungisha make make kugira ngo utazayivaho. Ibanze kwigisha ko ari iri hejuru y'amafaranga kugira ngo nuyabona izakomeze kuba iya mbere mu buzima bwawe. Abisirayeli bava muri Egiputa bari mu butayu, Imana yababwiye ijambo rikomeye. Iravuga ngo nimugera mu gihugu c'isezerano mukarya mukavyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, muze mwirinde ntimuzibagire Imana bakuye mu gihugu ca Egiputa. Muzibuke ko yabatungishije manu
ikabatungisha umutsima mutari muzi, kugira ngo Imana ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ikintu kibabaje, abenshi bibagiriwe mu butayu, abafite imyaka 20 yose kujya hejuru bapfiriye mu butayu. Igihugu cinjiye abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 20. Bitewe n'iki? Umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje, yakwemeza ko kuva avuka atarajya. Umuntu niko ameze, umuntu wese yibagirwa vuba. Ariko iyo Imana yabanje kukwigisha, none irakubwira ngo saba icyo ushaka uragihabwa, bitewe n'uko irabizi ko nibiguha ntaco bizagutwara, ntibizagukura mu nzu y'Imana. Ana yarasenze aravuga ngo Mana numpa umwana nzamuguha abo wawe iteka ryose. Igitabo ca mbere ca Samweli igice ca mbere umurongo wa 11. Nagira ngo nkubaze, wowe usaba imigisha, iyo migisha izamara iki mu bwami bw'Imana? Ibyo usaba Imana izabikoresha iki mu bwami bwayo? Ibyo usaba nibijya mu irari ryawe no kugira ngo unezeze irari ry'umubiri wawe, cyangwa hari ico bizakora mu bwami bw'Imana? Iyo Imana irebye igasanga ibyo usabye hari ikintu bizakora mu bwami bwayo, yihuta kubiguha. Ariko iyo isanze ntaco bizamara mu bwami bw'Imana, nta n'impamvu yo kwihutisha kubiguha. Izakugirira neza nk'iy'abandi bantu bose, kuko igusha imvura mu mirima y'abantu bose n'abarozi, n'uwahinze itabi nayo imvura igwamo, kandi Imana nta nyungu izabonamo. Ntabwo ukwiye kugirirwa neza muri ubwo buryo. Ukwiye kuba ufite umwihariko wo gusabana n'Imana, ukaba uri umuntu uzahabwa umugisha, ariko n'Imana igakomeza kubahwa, ikungukira mu migisha yaguhaye. Ukibuka imfubyi, ukibuka abapfakazi, ukibuka abafunze, ukibuka abari mu bitaro, ukibuka abakene muturanye. Iyo niyo mpamvu yo guhabwa umugisha n'Imana. Abakire bose baramutse bagize umutima wo gukunda imfubyi zabaho neza, kuko abantu barakize ku rwego rukomeye, ariko babuzuye umutima wo gukoresha ubutunzi bwabo kugira ngo bazamure ubwami bw'Imana. Nituva mu isi, Imana izatubaza ibintu bibiri. Icya mbere, izatubaza ko twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, tukaba twarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza n'umugenga w'ubuzima bwacu. Icya kabiri, Imana izayitubaza ico twayikoreye igihe twari mu isi. Ni ibintu bibiri Imana iduhera umugisha, ni ibintu bibiri gusa. Icya mbere, ibigira ngo dukizwe duhinduke kuba abana b'Imana. Icya kabiri, ibigira ngo tuyikorere turi mu isi. Nta kindi kintu, nta yindi mpamvu yo guhabwa umugisha usibye ibyo bintu bibiri. Ntabwo Imana izakubaza ngo wari ufite amazu angahe mu Rwanda, Imana ntizakubaza ngo wari ufite amamiliyari y'amadolari angahe kuri konte. Ibyo rwose Imana ntibishishikaje, ahubwo isi yose nibiyuzuye n'ivy'Uwiteka. Icyo ishaka nico wayikoreye mu bwami bw'Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo saba icyo ushaka tutaratandukana. Elisa turareba ikintu yasabye bitewe n'urwego yaragezeho rw'umwuka. Abantu benshi basaba nabi, bagasaba ntibahabwe kuko bashaka kubijyana mu irari ry'umubiri. Eliya yamubwiye ngo asabe icyo ashaka, we yasabye neza. Ntekereza ko muri iyi minsi Eliya, iki gihe cya Eliya ntabwo yarabuze ibintu Elisa yahita asaba. Mwibuke ko Eliya yarayoboye amashure y'abana b'abahanuzi. I Gilugari hari ishure ry'abana b'abahanuzi, Beteli hari ishure ry'abana b'abahanuzi, kuri Yorodani habaga ishure ry'abana b'abahanuzi. Yari afite amashure menshi, yari umuntu w'umwigisha, yari nka regiteri wa kaminuza nyinshi kandi zikomeye. Ariko ntabwo Elisa yigeze asaba ngo nibura umpe kuba umuyobozi w'ayo mashuri yose nanjye nzasigana icubahiro nk'ugusimbuye. Ariko ntabwo ari byo yasabye, imigabane ikubye kabiri y'umwuka wari muri Eliya. Dukwiye kuba abantu bazi ico gusaba, tukamenya ico dusaba Imana, tukamenya ibibanza n'ibiheruka, na bya bindi wemerewe kubisaba, gusaba ibiryo n'imyenda n'imyambaro byose n'uburenganzira bwawe. Ariko ikibazo, ufite umwuka w'Imana muri wewe, wari ukwiye gusaba umwuka ukubye kabiri wo Yesu yari afite, kuko iminsi igenda irushaho kuba mibi. Yesu yaravuze ngo muzakora ibyo nakoze, munabirenzeho, muzakora ibikubye kabiri. Ariko nibura nta nubwo uragira nk'umutima wawe muri Kristo Yesu, wakora ibingana n'ibya Yesu utarahinduka, nibura umutima wangu uhinduke nk'uwe. Dukwiye kumenya ibyo gusaba. Yasabye ikintu gikomeye, ukubirwa kabiri umwuka wari muri Eliya. Wewe muri iyi minsi urimo gusabira, ntabwo waba usaba iby'akanya gato ibishira cyangwa bizasigara mu isi gusa. Wari ukwiye gusaba kuzura umwuka w'Imana, ibindi bizakurikiraho. Abaroma 8:32 haranditse ngo iyaduhaye Kristo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Uhita wumva ko Kristo arimo byose. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye byose. Kugira ibindi rero utaratunga Kristo ngo wumve uburyohe bwo kuba umwana w'Imana, ngo wuzure umwuka wera, waba warahombye cyane. Nta kintu byazakumarira, wazagira ku bintu bike. Ariko iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, akaba uwa mbere mu buzima bwawe, ufite icyizere ko n'ibindi byose bizakurikiraho, kuko Kristo niwe mugenga wa byose. Eliya igihe batandukana na Elisa yararangije gusaba neza, asaba ikintu gikomeye, asaba umwuka wa Eliya inshuro ebyiri.
ariko yahise abona ikintu gitangaje. Akimara gusaba yagiye kubona abona amagare n'amafarashi byaka umuriro. Nagira ngo mbasobanurire ahangaha, ifarashi muri Isirayeli yari isobanuye intambara, hanyuma indogobe yari isobanuye amahoro. Ni nk'uko twafata ijipe, amajipe amwe abageni bagendamwo n'abayobozi, tugafata na brand, bya ibifaro, ibimodoka by'intambara. Byose ni imodoka ariko imirimo yabyo iratandukanye. Ntabwo ibifaro ari amajipe meza yo gutemberamo. Muri Isirayeli rero iyo wabonaga ifarashi wamenya ngo intambara irabaye, ariko indogobe yabaga ari yo gutembera, ari mu buzima busanzwe. Hari igihe urangiza gusaba aho kugira ngo ubone ibyo wasabye, ahubwo hakaza intambara. Ukibaza se ni Imana twavuganye cyangwa se naribeshe? Ariko humura, ntiwibeshe, ahubwo niko bimera, niyo nzira binyuramo. Hagati yo gusaba no gusubizwa habamo intambara. Ariko iyo ugumye ugahanga amaso Yesu, aguha ibyo wasabye, kuko icyo Elisa yabwiwe gukora ni uguhanga amaso Eliya uko ari bugende. Yaramubwiye ngo nukomeza guhanga amaso uko ndi bugende, icyo usabye uragihabwa. Abantu benshi iyo babonye intambara bakura amaso kuri Yesu, ariko tumuhanga amaso, dukomeze tumbire Yesu. Kuba uri mu ntambara ntibikuraho icyo Imana yavuze cyangwa icyo izagukorera. Birashoboka ko uri mu ntambara zikugoye, zigukomereye, wumva kubaho bidafite igisobanuro, wumva ko no gupfa bikurutira kubaho, kandi Imana yavuganye nawe ibintu bikomeye, utunze amasezerano ariko yatinze gusohora, ufite amasezerano yaheze mu makaye, ariko byaba vuba byaba kera icyo Imana yavuze kizasohora ku buzima bwawe. Gusa upfa kuba gusa warasabye icy'ingenzi. Yaramubwiye ngo nsaba icyo ushaka tutaratandukana, amusaba umwuka ukubye kabiri uw'umurimo, aramubwira ngo nutumbira neza uko ndi bugende, icyo usabye uragihabwa. Nababwiye ko agiye kubona, ntabwo yahise abona umwitera ako kanya, yahise abona amafarashi yaka umuriro. Birashoboka ko uri mu mafarashi, uri mu ntambara zitandukanye, kandi warasabye Imana ikanabikwemera ko izabigukorera, ariko Imana ntizareka gukora icyo yavuze ku buzima bwawe. Abantu benshi banze Imana n'abahanuzi, banga Imana n'abantu bayo, kuko ibyo basabye si byo babonye. Ugatangira gucira imanza abantu ngo runaka ntiyahanuye gutya, ngo se ngo Imana ntiyamukoresheje ngo Imana iransubije, ngo runaka Imana ntiyamukoresheje gutya. No, Imana yaramukoresheje, ariko ukwiye kumenya ko iyo umukozi w'Imana akoreshejwe akavuga ngo Imana igukoreye icya, uwo waba ahagaze aho ari abireba ku musozi wo hakurya, ariko kugira ngo wowe uzabishikire hari igikombe ugomba kubanza kunyuramo. Dawidi hari ubwo yavuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ari kumwe nanjye. Hari ubwo Imana ikunyuza mu gikombe ahantu, igihe Imana yabikubwiraga wabirebaga ku musozi wo hakurya, cyangwa se uwabihanuye we yabirebaga ku musozi wo hakurya, ariko ugomba kubanza kumanuka mu gikombe. Kandi nugera muri icyo gikombe ntabwo uzaba ukireba inzira. Umuririmbyi yaririmbye ngo hari ubwo inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, hari ubwo inzira ibura ukabona inzira irabuze hakaba mu kabwibwi, hari ubwo bikwirira byari ku manywa. Ariko humura, ntabwo bizakuraho icyo Imana yavuganye nawe. Niba Imana yavuganye nawe hari icyo izakugira, Imana yakikubikiye kizagutegereza, nubwo isi yose yavaho uzakomeza kubaho kugira ngo usingire amasezerano y'Imana. Burya Dawidi yarababajwe mu by'ukuri. Ibaze gusigwa, byari bivuze ngo kuva umunsi asizwe Imana imutoranyije kuba umwami wa Isirayeli, ariko asubira kuragira intama mu ishyamba, amara imyaka 38 aragiye kandi yarasizwe. Yarababajwe mu by'ukuri, ariko Imana ntibyayibujije gusohoza isezerano yamusezeraniye. Byarangiye abaye umwami wa Isirayeli. Icyo mwavuganye n'Imana izagisohoza, ariko ugomba kwihangana. Dawidi hari ubwo byageze igihe biramukomerera, aravuga ngo amasezerano yawe uzayanyereka narapfuye. Yabonaga urupfu ariko ruri hafi kuruta gusohozwa kw'amasezerano, ariko mu cyimbo cy'urupfu yarategetse, yibutse ko Imana yamunyujije ahantu hakomeye ikagenda ibana nawe. Aravuga ngo Uwiteka mbere y'umwungeri ntaco na Kenya. Hari igihe utazaba ukibona ibigeragezo n'intambara gusa, ahubwo uzavuga ngo muri bya bindi byose Imana yagiye incira kanzu, yambereye umwungeri, nta kintu na kimwe na Kenya. Imana irinda ijambo ryayo ikazarisohoza. Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 12, izasohoza isezerano ryayo ku buzima bwawe. Ntabwo intambara urimwo zizakuraho icyo Imana yavuganye nawe mu mibabaro yawe. Birashoboka kuri uranyumva uryamye ku bitaro kandi Imana yakubwiye ngo iragukijije, ariko ukaba utarakira. Birashoboka kuri uranyumva uri muri gereza ubabajwe n'umunyururu, ariko ibyo ntibikuraho icyo Imana yagusezera. Niba Imana yakubwiye ngo izagufungura, izagufungura. Birashoboka ko kuri uranyumva uri ku gisasiro c'ubugwayi, ugwaye uri iwawe wabuze no kujya kwa muganga. Birashoboka ko unkurikiye ukaba uri ahantu bagusohoye mu nzu, ushonje, ubabaye, umaze igihe uri umushomeri. Imana yarakubwiye ngo nguhaye akazi, ariko kakaba kataraza. Birashoboka ko uri uranyumva urugo
kwakunaniye ubona hageze igihe cyo gutandukana. Birashoboka kuri uranyumva ubupfubyi bukumereye nabi uribaza ngo kubaho bimariye. Birashoboka kuri uranyumva no mu murimo w'Imana byakugoye wibaza gusezera ukavuga ati ngewe ndabisezeye ibi bintu kubibamo nta mumaro wabyo. Birashoboka ko nanone urimo kunyumva wafashe icyemezo cyo kwiyahura. Garukiraho, Imana iragukunda kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Birashoboka kuri uranyumva utagira icyerekezo cy'ubuzima nka Dawidi yaravuze ngo mba narihevye iyo ntizera ko nzabonera kugira neza mu isi y'ababaho. Avugana n'umutima we ngo umutima wanjye humura uzongera kubona ineza y'Imana. Dawidi yarazi kumvikana n'umutima we akavugana neza n'umutima akamenya ko Imana izamugirira neza. Birashoboka ko kuri uranyumva udafite igisobanuro cy'ubuzima wumva ko kubaho ntaco bimaze, ariko Imana wubashe, Imana wakurikiye ntabwo izabura kukugirira neza. Izakugira neza idashingiye ku kintu na kimwe, ishingiye kuko wayubashe kandi yagusezeraniye. Isezerano ryayo ari rizima ku buzima bwawe. Birashoboka ko nanone urimo kunyumva nta n'amasezerano ugira, ariko Bibiliya irimo amasezerano menshi arenze ibihumbi kandi yose agenewe abubaha Imana. Imana igiye dukorera ibingana n'ibyo dusaba twaba turi abakene, ariko izakora ibirenze ibyo dusaba, izakora ibirenze ibyo dutekereza. Nta muntu ubyuka mu nkomano uyu munsi ngo mpe guhumeka, ariko twirirwa duhumeka neza, kandi abahumekeshwa n'imashini birabahenda cyane. Hari ibintu byinshi Imana idukorera tutayisabye, ikabidukorera kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo. Niba rero hari ibyo ikora byinshi bikomeye utanabisabye, izabura ite gukorana bya bindi wavuganye nayo ikaba yarabigusezeranije. Birashoboka gusa ko amasezerano yatinda, kuko Imana ikiriho irakwigisha kugira ngo nusohora mu masezerano uzamenye ko Imana ari ibikoze, nta muntu ubigizemo uruhare. Yosefu Imana yamuhaye isezerano yumvaga biri bubu uwo mwanya, ariko murareba inzira zose yanyuzemwo. Yafunzwe imyaka 13, amara igihe kinini muri gereza, ariko isezerano ry'Imana ntirihera. Igihe bene se baza kumureba muri Egiputa amaze kuba uwa kabiri ku mwami, ayoboye ibihugu byinshi, ari umuntu ukomeye, hari ijambo yabwiye bene se, arababwira ngo ku bwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yarabihinduye kugira ngo ikize abantu benshi urupfu. Itangiriro 50:20. Ibyo ureba bimeze nk'urupfu imbere yawe, umunsi umwe Imana izabihindura amashimwe utangara. Hari igihe kimwe ibyo ureba bimeze nk'urupfu Imana izabihindura ubuzima. Gusa ikibazo nuko dushaka ko hita dusubizwa ako kanya. Abantu basomye agatabo k'umugenzi, mwasomyemwe umwana yitwa Mwihanganyi, musoma n'undi yitwa Munyepfa. Munyepfa ngo yashakaga umurage we ako kanya, ariko Mwihanganyi we ngo abwirwa kwihangana undi mwaka. Munyepfa bahita bamuzanira umufuka w'amafaranga, ngo arangije ahita arayangiza ako kanya, ajyana mu busambanyi ahita arashira. Ariko Mwihanganyi we kuko yihanganye umwaka wose, ngo bamuhaye ibyo atazongera kwawe. Birashoboka ko ibyo Imana izaguha ari by'igihe kirekire. Birashoboka ko Imana izaguha iby'igihe kirambye bitewe nuko wihanganiye mu Mana, bitewe nuko wabanye n'Imana neza. Yesu hari ubwo yavuze ngo nimwe mwihangananye nanjye, mugumana nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami. Umuntu yanambye ku Mana akaba hafi y'Imana, Imana imubikiye ibintu bikomeye. Twari ku ijambo rivuga ngo nsaba icyo ushaka tutaratandukana. Mwibuke ko Yesaya yahanuye akavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, kandi yamuvuza amureba, ariko haciye imyaka 100 ataravuka. Umuntu yamwumvisha hano akavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, umwari azasama indavya, ari umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yagira ngo bizaba mu gitondo, ariko haciye imyaka 400, kandi yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu. Ibyo utareba bibe nko mu kwizera, nubwo wabona intambara, ariko bibe nko mu kwizera. Umwami azakugirira neza, ntuzapfa utabonye amasezerano. Umuririmbyi yaririmbye ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Ahepfo aravuga ngo jya umera nka Aburahamu uhizera Imana. Aburahamu yatangiye gusezeranwa afite imyaka 65, ariko yabyaye umwana afite imyaka 100, nibwo Imana yamusohoreje isezerano. Ujya umera nka Aburahamu wizera amasezerano. Aburahamu yarashaje, Bibiliya iravuga ngo madamu we yari yarabaye akaheze, bivuze ngo yari umuntu utakigira ubuzima, ngo yarameze nk'intumbi, niko mu Baheburayo havuga. Yarageze ku rwego ameze nk'uwapfuye. Nawe reba umukecuru w'imyaka 90 ni double menopause. Abantu bavuga ko umuntu yariye neza acura afite imyaka 45, we yaracuze inshuro 2. Aburahamu yari amaze imyaka 100, ariko Imana kuko isezerano ryayo ritabura inzira, yamuremye nk'akakobwa k'imyaka mike cyane, arasama, aratwita, nta n'ibibazo bibiri ivuga ko yagiriye kunda, abyara neza. Isezerano ry'Imana rirasohora, isakabaho. Nubwo isi yose yavaho, ntabwo isezerano Imana yagusezeraniye ryavaho utarabona amasezerano. Ntabwo uzava mu isi utarabona amasezerano y'Imana. Icyo Imana igusaba ni ugukomerera mu nzu y'Imana. Ndavugana n'abantu bari mu ntambara kandi bafite amasezerano, barasezeranye n'Imana, ariko
bagahita babona intambara. Nababwiye ko Eliya akibwira Elisa ngo saba icyo ushaka, Elisa yasabye neza, aramubwira ngo mumugabane ukubye kabiri umwuka ukurimo, aramubwira ngo usabye igikomeye ariko nutumbira neza uko ndi bugende icyo usabye uri bukibone. Ntabwo yahise abona umwitero nk'uko yawusabye, ahubwo hahise haza amafarashi yaka umuriro. Nabasobanuriye ko ifarashi muri Isirayeli yasobanuraga intambara, indogo bigasobanura amahoro, nk'uko ijipe na brende bitandukanye. Zose ni imodoka, ariko iyo ubonye brende uhita umenya ko intambara ibaye, ariko iyo haje ijipe wenda n'abashitsi cyangwa n'ubukwe buba bwabaye, warangije gusaba kandi Imana igusezeranya ko izabikora, ariko uhita ubona intambara. Ntucike intege. Abantu benshi niho bavangirirwa, iyo abonye intambara ataraziteganyaga, akabona intambara atarazi ko zizabaho, ahita atekereza ko n'amasezerano yavuyeho. Ntabwo intambara zikuraho amasezerano y'Imana, ahubwo birashoboka ko unagwanywa ukanyura mu ntambara, Satani agira ngo akubuze kuzasingira imigisha Imana igutegurira. Guma ku rugamba, ntucike intege. Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe, ariko waragumye mu nzu y'Imana hamwe wasabira akaba ariho ugihagaze. Abantu benshi barangiza gusaba bakajya mu kwiganyira, bakajya mu guca imanza, bakivovotera Imana kuko ibyo basabye batayibonye igihe babishakiraga. Ariko Imana birashoboka ko ikirihira kwigisha. Nababwiye ngo umwana wanjye muto ntabwo namuha ugwembe wamwangiza intoki, ariko ngewe ugwembe nshobora kurucisha inzara cyangwa nkarukoresha ibindi bintu. Birashoboka ko ibyo usabye Imana ibona bikubereye nk'ugwembe, kavuga ati uyu muntu ibi bintu asabye ushobora kuzamwangiza. Yego bisaba ni byiza, ariko reka manze mutunganyirize kuzabana nabyo. Nababwiye ko abantu benshi batazi kubana n'imigisha, abantu benshi ntabwo bazi kubana n'ibisubizo, ahubwo iyo basubijwe abenshi baragwa. Ni ikibazo gikomeye, ariko ntabwo iby'Imana iduhaye ari byo bikwiye kudukura mu nzu y'Imana. Nitumana kujya tukabyibuha tukubaka amazu tukayabamo, ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gusubira mu busambanyi. Hari abantu benshi basubijwe bari abakene, basubijwe bari abantu bavuye kure, Imana ibagirira neza ibakuye ku cavu, ibazamura ku rwego rukomeye, ariko bitura Imana gusambana. Hari abantu Imana yahaye amafaranga, ariko kugeza ubu ntabwo batanga kimwe mu 10, ntabwo bashobora gufasha abakene. Nababwiye ngo abakire dufite muri iki gihugu bose bagize umutima wo gukunda imfubyi zose zakubakiwe, abakene bose babona aho kuba, abapfakazi bose bakwitabwaho. Ariko buri muntu azavuga ngo nibi bibi byanjye, nibi bibi byanjye. Kamere y'umuntu ntabwo igihaga. Kristo Yesu niwe wakwiye kuguhaza wenyene. Kristo nawe uwa mbere mu buzima bwawe, uzamenya ko gufasha imfubyi biri ngombwa, uzamenya ko gufasha abapfakazi biri ngombwa, uzamenya ko gufasha abakene biri ngombwa, kuko iyakuzamuye nico yakuzamuriye. Ntabwo yaguhaye ibyo kwizirikana ngo mu ijuru, ntabwo bazakubaza ngo wapimaga ibiri 100, wari ufite amazu 20, wari ufite amamiliyoni angahe kuri konti. Ibyo ntaco ijuru sibyo rizakubaza, ahubwo Imana izakubaza ngo wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Icya kabiri Imana izakubaza ngo mwisi wankoreye iki. Turabo yaremye, Imana ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Imigisha Imana yaduhaye imaze iki mu bwami bw'Imana? Iby'Imana yaguhaye ibyo nibyo wita bike utemera. Mbizi ko ibyo urimo nawe ntubyemera, uhora ufite inyota ushaka kugera no ku bindi, ariko umenye ko abantu bifuza kumera nkawe. Umenye agaciro k'amaso yawe, ukamenya n'impumyi dufite muri iki gihugu, wahita umenya agaciro k'amaso yawe. Umenye kuba uhumeka nta mashini guhumekesha, wamenya amafaranga umuntu yishura rimwe yahumekeshejwe n'imashini. Kuba ufite amaguru yose ugenda n'ibimuga dufite, ukwiye kuba ufite ishimwe ku Mana. Ibyo utemera abantu bashaka kumera nkawe, ukavuga ati nibura wantiza amaguru nk'umunsi umwe gusa, nibura nkagendera ku maguru yanjye. Wowe urayafite ariko nta shimwe ugira ku Mana. Ukwiye kumenya agaciro k'ivy'Imana yakoze. Yesu akabanza akaguhaza wenyene, ukamenya ko n'ibindi nabyo Imana izabikora. Kuba uri mu ntambara ntibivuze ko byakuyeho icyo Imana yavuganye nawe. Kuba utotezwa, kuba bitagenda ntibivuga ngo kuba uri mu ntambara mu rugo ntibivuga ngo urugo rwawe ntiruzubakwa neza. Nubaha Imana ukaba hafi y'Imana, ugakomeza kwera imbuto, Imana izakubakira. Kuba waratinze gushaka ntibivuga ngo ntuzashaka, uzashaka kandi Imana izabikora neza, izabisohoreza igihe, izabikora hageze. Ahubwo ikintu gikwiye kugufasha ni ugukomeza kwigishwa n'Imana kandi ukiga neza, utivovota, utiheba, ugategereza icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Umukoro wa Elisa wari ukudakura amaso kuri Eliya, kandi yamubwiye ngo numbona nkigukugwaho birakubera bityo. Abami ba 2 umurongo wa 2 ibice 2 umurongo w'10. Mwibuke ko bari bahagaze mu butayu mu musenyi, kandi hakaba sega gwakirije gutwara Eliya. Nagira ngo mbabwire gukomeza guhanga amaso muri uwo musenyi. Umusenyi wamugiye ahantu hose no mu maso. Abonye atakibona neza, kandi umukoro bamuhaye ari gutumbira Eliya,
aramubwira ngo araboroga, aravuga ngo ye wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi, tuzaba bande kugiye? Birashoboka ko bitewe n'ibigeragezo urimwo biragukomereye, wumva utakireba, wumva utakireba amasezerano y'Imana, icyo Imana yavuganye nawe, mbese urumva byaragucanze, ntuzi aho uva ntuzi naho ujya, uhagaze mu butayu segwakira yaraje kurundaho umusenyi. Birashoboka ko utakireba n'amasezerano. Orogera Imana izakumva kandi izagusubiza humura. Ntabwo kuba wazabaranijwe n'ibibazo ntabwo bivuga ngo Imana ntizasohoza amasezerano yawe. Elisa akibwira Eliya ngo wabire Abisirayeli amagare n'amafarashi, ntiyarakireba, yaraboroze kuko nta kindi yumvaga agiye gukora. Mu butayu umusenyi ushobora kubaka umusozi mu minota nk'itanu gusa, ukabona umusozi utari uhari bitewe n'umuyaga warunze umusenyi ukamera nk'umusozi. Birashoboka ko devoir dufite no gukomeza gutumbira Yesu, niwo mukoro dufite, no gukomeza guhanga amaso Yesu. Ariko intambara harigeze twisukiranyaho kugira ngo ibyo Imana yavuze ntibikihari, ariko bizasohora. Nta kizabuza icyo Imana yavuze kubaho ku buzima bwawe. Mwibuke ko igihe abigishwa Yesu yaragiye mu ijuru, abigishwa bari ku musozi wa Elayono bakomeje gutumbira Yesu ahanyuza agenda. Abamarayika baraje barababwira ngo Yesu abakuyemo uko agiye niko azagaruka. Bisobanuye iki? Byari bivuze ngo agiye muraramye, azagaruke mukiraramye. None ubu mu by'ukuri mutekereza ko hararamye abantu bangahe? Mu yandi magambo mu mvugo isobanutse, abantu bangahe bategereje kugaruka kwa Kristo Yesu? N'abantu bangahe bategereje ko impanda ishobora kuvuga? Cyangwa se twe abenshi twubitse amaso mu by'isi, numvishe babyita neza ngo ni shuguri, barashugurika n'ubuzima. Abantu biruka n'ubuzima, nta bantu bake bategereje ko impanda ishobora kuvuga. Ariko ubishaka utabishaka impanda izavuga. Ntabwo inzu yawe wubatse utarayitaha ntabwo bizabuza Yesu kuza. Umushahara wakoreye utarawuhembwa ntibizabuza Yesu kugaruka. Ntabwo umugeni wasabye uzashingirwa ejo kuwa gatandatu ntabwo bizabuza Yesu kuza. Ntabwo imishinga yawe bizabuza Yesu kugaruka. Aho gukwiye kubaho utegereje nuko Yesu agaruka, uraramye utegereje ko impanda yavuga. Kuko Elisa yatumbiriye Eliya amuha umwitero, ariko abantu batumbiriye ko Yesu agaruka hari igihe bazumva impanda y'iteka, bajye mu bwami bw'iteka ryose. Ariko ikibazo muri iki gihe hararamye bangahe? Dukwiye kuba turaramye mu buryo bubiri. Mu buryo bwa mbere bwo gutegereza ko Yesu agaruka akajyana itorero. Uburyo bwa kabiri gutegereza amasezerano Imana yasezeranye natwe. Ukabaho uri ku munara wo gutegereza, utegereje ko icyo Imana yavuganye nawe cyazasohora. Imana igasohoza ibyo yavuganye nawe. Imana ntizabisohoze waravuye mu buntu bw'Imana, ntizabisohoze waraguye. Uba amaso y'abantu benshi ntabwo ategereje ko Yesu agaruka, ariko uko yagiye niko azagaruka. Matayo 22 umurongo wa 14 haravuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranyijwe bakaba bake. Wowe wabonye agakiza ukwiye kugakomeraho, kuko n'ubuntu wagiriwe butari ubuntu bw'abantu bose. Niyo mpamvu ukwiye gukomera ku gakiza wahawe. Elisa agiye kubona abona umwitero uraguye, arangije arashima, biramutangaza, arawufata. Ariko imbere y'uko awitera abanza gukuraho uwo yari yambaye ngo arawuca. Niba ushaka kwambara imbaraga z'Imana banza wiyambure kamere yawe, kuko ntiwakoreshwa n'Imana ugifite kamere ya kera. Pawulo yaravuze ngo napfanye na Kristo nzukana nawe, sinjye ukiriho ahubwo ni Kristo muri njye. Ntabwo Imana yakwambikira imbaraga zayo kuri kamere yawe. Ntabwo yazagukoresha n'umujinya ugira, ntabwo yazagukoresha n'irari wananiwe gukira, ntabwo yazagukoresha n'ubusambanyi bukubamo, ntabwo yazagukoresha wananiwe ugira ubugugu udatanga kimwe mu 10, udafasha abakene. Ntabwo Imana yazagukoresha ucambaye kamere yawe. Banza ukureho kamere yawe, Imana ibone gukoresha ibitangaza. Elisa yagize neza avuga ngo ntabwo nakwambaririza imbaraga zatandukanije Yorodani, ntabwo nakwambariza imbaraga zamanuye umuriro, ntabwo nakwambariza imbaraga zakoze imirimo ikomeye ngo nzambare kuri kamere yanjye. Umwenda yari yambaye abanza kuwuca, yambara uwa Eliya. Kandi ageze kuri Yorodani yawurambitse kuri Yorodani nayo yongera kwigabanyamwo kabiri. Baravuga ngo umwuka wari kuri Eliya uri kuri Elisa. Abakristo benshi bambara impano z'Imana ku bintu bibi. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Dukwiye kugaragaza tukera imbuto zikwiriye abihanya. Abagalatiya 5:22 kugeza kuri 24 havuga imbuto z'abarokore, havuga imbuto z'abana b'Imana: urukundo, ibyishimo, kwihangana, kugwa neza. Aravuga ngo ibene ibyo byose nta mategeko abihana. Abantu benshi bambariye impano z'Imana ariko ku mirimo mibi ya kamere. Niyo mpamvu abapagani birirwa bavuga ngo hako nk'izo nka runaka natuma byihorera. Bashakishije imbuto baraheba. Ntabwo abantu bazatumenyera ku mazina meza twitwa mu rusengero, kwitwa bishop na apostle na pastor na diakoni n'umuririmbyi ukomeye. Ibyo ni byiza, ariko izo mpano z'Imana ukwiye kuzambarira ku mbuto z'umwuka. Ugira urukundo, wihangana, ugira ibyishimo, uri umuntu wavutse ubwa kabiri.
bitari ibyo ntabwo dukwiye kwambarira imbaraga z'Imana kuri kamere yacu, kuko twirwa dutukisha izina ry'Imana mu bapagani bitewe n'uko hari ahantu twanze guhinduka ngo twere imbuto tugakomeza kugundira kamere yacu. Imana yishimira kuduha impano zayo, ariko mwibuke ko impano n'agakiza birahabanye. Impano ni kimwe, agakiza ni ikindi. Gukizwa ni ubuzima bwacu bwa buri munsi dusabana n'Imana, twemera intege nke zacu tukezwa tugatungana, tukamesa ibishura byacu mu maraso y'umwana w'intama. Ariko impano z'Imana izitangira kugira ngo yungure itorero, ikuze itorero, ariko sizo zigomba kuba izibanze mu buzima bwacu. Abantu benshi basigaye bubakiye ku mpano, ku mwitero wa Eliya, ariko bambariye kuri kamere. Abantu bakora ibintu bibi byinshi bitandukanye bitewe n'uko kamere banze guhinduka kuri kamere yabo. Ntabwo Imana izaguhembera impano wari ufite, kuko Bibiliya ivuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami, imirimo igenda ibakurikiye. Ntabwo imirimo ari izabanza imbere, hazabanza wowe Imana ni kwemera ko wakire Kristo umwami n'umukiza, ukezwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Impano wakoresheje uzazihemberwa. Kwitwa pastor sibyo uzahemberwa, kuba witwa bishop na apostle n'andi mazina meza mu rusengero sibyo Imana izaguhembera. Izaguhembera ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma imirimo wakoze igukurikire. Niyo Imana itakwemera, niba utaranditswe mu gitabo cy'ubugingo, imirimo wakoze yose ni zero. Mwibuke ko Yesu aca umugani w'abakobwa 10, bose bari bahuje ikanzu reka tuyite gukiranuka. Hanyuma ikindi bari bahuje itara n'ijambo ry'Imana, bose bitwaga abageni, ariko ngo harimo 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Umukwe atinze ngo bose barahunikira. Ibigeragezo byose tunyuramwe ni bimwe mu buzima busanzwe, abantu benshi barabusangiye. Tubaho nk'uko abandi bose babaho, ariko muri ibyo bigeragezo bamwe barahunikira, barasinzira, ntabwo bibutsa amavuta y'umwuka wera. Umwuka wera niwe utuma twezwa tugatungana, tukaba ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu. Abantu benshi ntabwo bibutse kuzura imbaraga z'umwuka wera, ngo umwuka wera ahora bavugurura, bahore bahinduka, abakangure mu ntege nke zabo. Barangije bubakira ku mpano gusa z'umwuka, ariko ntibibuka gusabana n'umwuka wera. Umukwe ngo bagiye gushakisha amavuta ku bacuruzi, umukwe araza, urugi rurakinga, baza bakomanga bamubwira ngo ni twebwe twari turi hano, ngo reba twambaye ikanzu, ngo dufite n'itabaza, ngo rwose ngo tubarure duki. Avuga ngo ntabwo nigeze mbamenya. Bibiliya iravuga ngo abantu benshi bazavuga ngo twarira twanywera imbere yawe, twakora ibitangaza mu izina ryawe. Bavuga ngo ntabwo nigeze mbamenya. Ibaze kuba warahagurukije ibirema, ufite itorero ry'abantu 1000, ariko bikazasoza kugira ngo ntabwo nigeze nkumenya. Ukazacura icubahiro baguhaye n'amashi bagukomeye, ariko ukabura ubugingo buhoraho. Byaba bibabaje cyane, n'umuruho warushe, n'inzara washonje, n'imibaro wahuye nayo, ukazasoza avuga ngo ntabwo nigeze nkumenya. Bitewe n'iki? Abantu benshi bubakira ku mpano, ariko ubusabane bwabo n'Imana butari bwiza. Nagira ngo ngukangure mu izina rya Yesu, ukorera Imana ariko nayo ikwemera. Ujye wiga uvuga mu mugingo Yesu ashimwe, ariko na Yesu nawe agushima. Bitari ibyo wazasanga warishutse, ukibesha ikintu gikomeye, ukishuka ubugingo buhoraho. Elisa yakoze ikintu ciza, abanza kwambura umwitero we yari yambaye ushaje, yambara wa Eliya. Niba ushaka kwambara imbaraga z'Imana, banza ukureho kamere yawe, kuraho kamere ya kera. Kandi birashoboka mu izina rya Yesu. Birashoboka ko umuntu ahinduka ku ngeso. Dufite abantu ibihumbi n'ibihumbi bahamya ko barabasambanyi bakabireka, bahamya ko barabanyabugugu basigaye bagira ubuntu, bahamya ko b'abanyaburakari, ariko ubu nibo bagwa neza ba mbere. Bibiliya yuzuye abahamya benshi. Abaheburayo 11 havuga intwari zo kwizera. Barabanyantege nke nkatwe, ariko Imana bahinduye abantu bakomeye kuko biringiye imbaraga z'Imana. Byarangiye babaye intwari z'Imana. Abaheburayo 12 hatangira havuga ngo ubwo tugoswe n'igicu c'abahamya bangana batyo, twiyambure ibyaha bituremerera n'ibikunda kutwizingiraho vuba. Niba tugoswe n'igicu c'abahamya, hari abantu ivyo byagutsinze, hari abandi bantu babitsinze bahagaze neza. Imbaraga zatumye babitsinda nawe zagufasha kubitsinda. Nta muntu azavuga ngo Mana gukiranirwa, ngo murareba, ngo politike, ngo ibamwe ibinyoma byinshi, ngo niyo mpamvu ntakijijwe. Daniel yari umunyapolitike, ayoboye ibihugu 120, ari umurokore yuzura umwuka wera, yiriza imisi 21. Nta muntu azavuga ngo Mana ngo kuba umukobwa mwiza muri Kigali, ngo urabireba, ngo niyo mpamvu nitwaye nabi. Hari umukobwa yitwa Miss Esther, yari umukobwa mwiza mu bihugu 120, kandi yari umurokore kuzageza igihe akiza abayuda. Nta muntu azavuga ngo Mana gucuruza, ngo urareba birakomeye, ngo habamwe amanyanga. Itorero ry'Ifilipi ryatangiriye mu nzu y'umucuruzi kazi, kandi we yacuruzaga n'imyenda y'abami, usibye we ucuruza cagu. Nta muntu azavuga ngo Mana ngo kuba umusore, ngo urabireba. Yosefu yitwaye neza, aba umwana w'Imana. Nta muntu azavuga ngo kwiga, hari abantu biga ahantu hakomeye kandi bakomeza kuba abarokore. Nta mpamvu nimwe yo gukiranirwa. Ibyo bigutsinda, hari abandi bantu babitsinze. Kuraho kamere yawe, ubone kwambara imbaraga z'Imana. Bitari ibyo
impano z'Imana uzazikoresha mu bucuruzi, impano z'Imana uzazikoresha kugira ngo zikuzanire inyungu ariko zitubaka ubwami bw'Imana. Nagira ngo mbabwire, nk'uko Eliya yagiye agasigira impano Elisa, niko Yesu nawe yagiye mu ijuru agasigira impano abana b'Imana. Yohana 17 uzasoma ko Yesu yatanze impano zitandukanye. Dukwiye kwitegura kwakira imbaraga z'Imana. Bibiliya iravuga ngo abigishwa bari hamwe, bari mu mwanya umwe bahuje umutima, imbaraga ziramanuka, barangije buzuzwa umwuka wera. Nituba dushaka impano z'Imana cyangwa imigisha yayo, twihanganire amafarashi, twihanganire ubuzima, ibigeragezo n'izindi ntambara tugwana nazo, dutumbire Yesu wenyene kuko ari we banze ryo kwizera kwacu, dusiganirwe aho dutegekwa. Imana izabana natwe kandi Imana izaduha imigisha yose. Bibiliya yatubwiye ngo saba icyo ushaka tutaratandukanywa nawe. Imana izagufasha kandi izabana nawe nukomeza kuyitumbira. Ibigeragezo biri urimwo ntibiguca intege ngo bigukure mu nzu y'Imana. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Reka dusengera abantu baguye n'abandi bantu bashaka gufata icyemezo ari bwo bwa mbere, bakaba amafarashi bahuye nayo, intambara bahuye nazo mu ngo, mu buzima bwabo bwa buri munsi, zarabakuye mu buntu bw'Imana. Cyangwa nabwo umuntu yumva avuga ati ngewe ndashaka kujya kwiyahura kuko ubuzima ndiho. Hari n'abiyahuye batayishizemo umugozi, ariko ubuzima buriho barimo bumeze nko kwiyahura. Agenda yumva atakunda Imana, adakunda abantu b'Imana, yumva kubaho ntacyo bivuze, bitewe nuko yumva ubuzima nyene butaryoshe bitewe n'ibigeragezo. Ariko humura, icyo Imana yategetse ku buzima bwawe kizasohora hageze, kandi nta kizakibuza gera ku ntego yacu. Mwami Yesu, ngushimiye ku bantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza ari bwo bwa mbere. Bandike mu gitabo cy'ubugingo, ubakure mu gitabo cya Satani. Iri si ryo herezo ry'ubuzima, ntabwo ari ryo herezo. Ibibegerageza si ryo herezo ry'imibereho yabo. Ufite umugambi mwiza ku buzima bwabo. Nzi ko uzabatabara unyuze mu nzira imwe cyangwa se mu yindi, ukababa hafi. Sengeye bariho baratwumva bagwaye kugira ngo bakize mu izina rya Yesu. Ubatabare, ubagirire ubuntu, ikiganza cyawe gikiza kibakoreho aho bari hose. Abari mu mibabaro itandukanye, abashobewe, bihevye, babona ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwabo, batabare, ubagirire ubuntu. Reka Mwami ubarinde guhanga amaso amafarashi n'intambara bagwana nazo, ahubwo ubahe guhanga amaso ijuru, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwari kumwe na Pastor Desire Habyarimana, ubakunda akabifuriza umugisha w'Imana. Niba mushaka kugisha inama by'umwihariko cyangwa se gukomeza gusengerwa, mushobora guhamagara kuri telefoni igendanwa 0788 42 29 84 0788 42 29 84. Kubipa ntabwo byemewe, ukwiye guhamagara cyangwa ukandika message, ariko dushobora kugusengera tukakugira inama. Ikindi, dufite urubuga rwa internet ushobora gusangaho ijambo ry'Imana n'izinyigisho zose, ni wa3agakiza.org, wa3agakiza.org. Ikindi nanone, kuri page ya Facebook mushobora kudusanga kuri page ya Habyarimana Desire cyangwa kuri page y'agakiza.org. Hose muzasanga inyigisho n'ibintu byinshi bitandukanye. Abantu basomera mu matelefone yanyu, twabakoreye version nsha. Ushobora kwandika ubwo ni mobile, agakiza.org. Imana ibaho umugisha. Ubutumwa bukiza ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga rw'ivugabutumwa wa3agakiza.org. Intego yacu nkuru ni ukubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kuko ariyo nshingano nkuru Yesu yadusigiye, nk'uko tubisanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Dukora amahugurwa y'ibyiciro byose: abakozi b'Imana, abubatsi ingo, urubyiruko, abikorera, ibigo by'amashuri, abakozi ba leta, abakristo bagiye mu mahanga n'abanyeshuri bagiye gukomerezayo amasomo. Tubaha inyigisho z'ubumisiyoneri, dutanga amahugurwa y'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge, dukangurira amatorero ya gikristo gushyira mu bikorwa inshingano nkuru yo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Dukora ibiterane byagutse by'ivugabutumwa ku bufatanye n'amatorero ya gikristo, tugasengera n'ibyifuzo by'abantu batugana ku buntu. Dukorera Sonatibe ku muhanda ujya Saint Joseph mu nyubako ya Camille House. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mukoresheje nimero 0788 mushobora no kudusura kuri page yacu ya Facebook ariyo agakiza.org. Ubutumwa bukiza, kira ubu umusemburo wo gukira kw'abandi.